bafatira n'ifoto mu translating iki ni igikeri gushaka utuno urumva bafite ukuntu babyorora bikabyibuha ntabwo ari nka bya bindi by'imitubu mubona mu Rwanda igiye kurya imitubu nyereka akaguru isinda ntabwo kwakundi kigenda gisimbuka kakandi iyo nimba y'igikeri hejuru icyo kindi cyo hejuru sinzi uko bacyita reka nze ngushakira akantuza inyama z'ihene ahagereye mu Bushinwa ry'igikera kongezaho umutubu twagiye tamira turebe niba ibyo tubwira ari byo twakwa babibodariza ariko utabirya bon appétit ndabizi ubuse naba mbi se butembere bwa shyamba urabiriye igikeri ndagirane bon appétit gifite amagufa turashize ndapfuye ndagirane ngo difata igikeri hari agasosi nta sosi tomate irimo n'urusenda gusa icyo nicyo cyanyumije rero mbabarira wowe ry'igikeri tamira umutubu wowe mfite amatsiko yo kureba ubimaze aha dore cya kindi cya kirokoroko cy'inyuma do tubona ko ni igikeri ndapfuye ubibona noneho ko ari igikeri mungu wangu nyine gatuma umusizi udahita mugabe abanyarwandakazi munyumvire abanyarwandakazi dusigaranye sinababwiye ngo gatuma umusizi udahita nagafunga misuzi sinababwiye ngo difata naragiye ndabona ibyo muzanzanira ahangaha namenye umva no ku isaha bato koko uretse gatusa nk'ufunga ifoto urebe ni ukuvuga ngo ni agasengeri kaba gafite udupesi mu kibuno bro baragenda bakagakogota ubundi kagafite sheri mumbabarire murebe niko keza ariko banyarwanda murebe kari akantu yambaye noneho dore itako hasi mucunguriye noneho karagenda bagafungira hasi urumva mani rihangana yewe ni wowe batubwiye mutapinge dutegereje aba blessing pano yacu dore dusigaranye isaha imwe n'iminota 35 this morning muri iyi weekend mube ku mafaranga bari kunguriramo byeri niba ufite Hennessy ukumva wangurira ka Hennessy nkagasoma kanyuze kuri goro tugenda keri yashaka indirimbo ishobora kuriza abantu hano banyarwanda kazi mbere yuko baturirimbira ibikeri byamaze kuhagera mbere yuko baturirimbira mu mutinge mike zanyu shaka ahantu utereka kamera uretse gato shaka ahantu utereka kamera abantu basharinge aramanza akanywa urusenda mu mutinge gato mu mutinge fungura mike abandi mufunge mike zanyu banyarwandakazi tugiye kwakira umunyarwandakazi imfurakazi umukobwa bita Divine ni umurokore yasengeraga kwa Masasu ageze mu Bushinwa bamugaburira ibikeri ubu ngubu nta gikeri ku isahani ntabwo yarya ibikeri amaze kubiwodaringa agiye kurya ibikeri muri mbere y'amaso yanyu nimuze turya ibikeri urabanza ubitwereke ndaje mbibereka dore bije muri kino kintu shaka ntutereka kamera neza kamera yawe iracuritse yicurukure isa nk'iraramye ntabwo nshaka kubiyereka hasi bambaga kabutura nabyo ntacyo bitwaye ariko sobaye iki kuri mwiza mbabari rusubire none ntiwambara uzishakira manzu nkeneye kureba ibikeri kandi ahantu uri kubitwereka ntabwo tuzi kubireba neza reka mwereke kambendingishe kamera turashize nese mwari ibeningishe kabisa banyarwandakazi ni muze turya ibikeri muri iki gitondo nababwiye ko nakataza nzakazana ni muze murya ibikeri ariko se Fiona ukoresha na TikTok nawe Fiona ukoresha TikTok
Fiona naragusevinze uranyataka turashize muze turya ibikeri Fio dore wagiye mu Budage wafungishije Jihad na Ntuza Fiona wafungishije Brian na Jihad ngo batwaye ikirego mu nkiko Kigali ni mworoshye Fio ndagusuhuje nguciye iryera aho hasi ntabwo turi kureba neza ntabwo uri kubireba ntabwo ari Fiona wa 17 ni Fiona wa Ntuza Fiona w'umuhanzi wari ufite umuhungu w'umuhanzi bakundanaga Fiona wa Marino niwe mbonye hasi turashize ibyo ni bikeri reka gato mwereke ari mukeriya uri kureba ubutumire bwashya ndapfuye Mungu wangu arakirigasa noneho dukoresha uduchopstick yego noneho kambashakira utuno tw'igikeri kugira ngo mubyemere ko ari igikeri ndapfuye ibyo bindi bikiri kureba haba harimo kokombre harimo hari izi ni insenda uri kubona izi ni insenda zigira isosi umutuku ubundi kuko ntabwo bakoresha sauce tomate none ubwo urusenda tureba rwose ni urusenda uri kubona izi ni insenda irukwica wararumenyereye ntarumenyereye kandi mu Rwanda sinajyaga urusenda amahanga we mbabara uryigeretse kuri reka nkwereka agataya akaguru dore akaguru karihera akangaka no kugira ngo mukwereke neza ko ari igikeri uratwibye ntabwo ari ibikeri genda hirya Yesu Kristo ubusati yewe ndagufatira n'ifoto mu translatingira iki ni igikeri pyo gushaka utuno urumva bafite ukuntu babyorora bikabyibuha ntabwo ari nka bya bindi by'imitubu mubona mu Rwanda igiye kurya umutubu nga nyereka akaguru isinda ntabwo kwa kundi kigenda gisimbuka kakandi iyo ninda y'igikeri ko hejuru icyo kindi cyo hejuru sinzi uko bakita reka nze ngushakira akanuza akajanja niba ari akajanja ko bari ngo you okay babarike umva inyama zabyo zivane muzishyire kuri ako kantu zose zose zubunda bimaramo none ntabwo wabizanye ngo urye washaka utwereke n'amatwi dore ibyo ni harimo nk'ibikeri harimo ibikeri bitatu turashize bizane genda ubizana turagera ku maguru reka ngende mbizana ndagera ku maguru utwereke n'umutwe modi fata n'ibitaraza bibazanira wowe ndashaka mfite amatsiko abantu mutapinge bakora mukoreho muze turya ibikeri kera ngo ntiyanywa amata y'ingo yo ku igare abandi bana barya ibikeri nta matwi urumva hari ibiba bifite nuza bashobora guteka bikica abantu babifite nuza za ubumara n'umutwe urumva big man twagiye we komeza noneho ibyo ngibyo wamaze kubona sibyo Papa Bahizi in the house thank you babarira sibyo hindukira ibyo ngibyo birahagije mbabarira uryikire ndeba Nyarwanda kazi mu turya ibikeri uyu mwana yaririmbaga muri korale Hoziyana atarajya mu Bushinwa
uyu mureba gutya ntabwo yaryaga, yari umuvegetarian, ntabwo yaryaga inyama z'ihene. Ahagereye mu Bushinwa ry'igikera kongezaho umutubu. Twagiye tamira turebe niba ibyo tubwira ari byo. Twakwa bibodariza ariko utabirya. Bon appétit. Ndabirya ubuse naba mbi. Se butembere bwa shyamba. Urabiriye. Igikeri. Ndagira nte. Bon appétit. Gifite amagufa. Turashize. Ndapfuye. Ndagira nte ko difata. Igikeri. Ukuntu asa neza gusa koko ayo menyo ahekenye ibyo bintazi kweri. Bahiza aravuze ati bon appétit, fata umutima mukobwa wanjye, komeza. Igikeri. Bon appétit. Ndakirya ndagikunda nta nubwo wabimbwiriza. Merci rata, merci. Uri serieuse si? Mu izina rya Yesu. Muze turya ibikeri. Thank you big man. Kameze gate? Ndapfuye. N'akataraza nzakabazanira, ndabatembereza Ubushinwa. Ndababwiza ukuri, Ubushinwa ndabubatembereza keretse icyo mudashaka. Ese ko barya octopus? Arya octopus mu Rwanda bayitonde. Manzi umbwire nkubaze. Umusuzi w'umuntu hari igikeri ubumeze ute? Ndapfuye ari kurya igikeri. Urabona muremera ko ari igikeri koko? Igikeri pure. Hari iyindi nyama muzi tugufwa twinshi, urabizi ko igikeri cya gifite utugufwa dutoya. Baguhereza akantu ko gushyiramo inyama n'akantu ko gushyiramo ubugufwa kuko baba babizi ko ari ibigufwa byinshi, utugufwa twinshi turi. Igikeri kigira amagufa menshi? Turashize. Dore ukuntu cya Tricia kiri kumureba. Tugende, komeza godifata nawe turazakazana. Komeza. Keri afite ifashaho. Keri ipfa ryamwishe. Ndagira nde? Ndapfuye. Nimuze turi igikeri. Ako nagacuriye. Godfa wabonye ukuntu kari agasosi gasa neza. Ngo kari agasosi nta sosi tomate irimo n'urusenda gusa. Icyo nicyo cyanyumije rero. Mbabarira wowe igikeri tamira umutubu. Wowe rya mfite amatsiko yo kureba bimaze. Aha dore cya kindi cya kirokoroko cy'inyuma de. Tubona ko ni igikeri ndapfuye. Ubibona noneho ko ari igikeri. Mungu wangu. Thank you young Jerry, thank you big man. Bon appétit. Turashize n'akataraza nzakazana. None se ni mu munyu. Harimo umunyu, urusenda n'ibirungo. Ariko bitaba ari urusenda rwinshi. Tego kuri kubimira. Yabawe mu manu by mistake. Umuntu ntabishaka. Kevin fungura kamera yawe. Kevin urafungura kamera. Kevin 41, are you there? Sankara bazakomeje kumirwa. Ako ni agafandasi uri kunywa uri gusomeza. Sankara ngwino gutembereze mu Bushinwa turya igikeri. Adegambi bana muri filime nsobanura mbibonye mwene wacu live umwana, uyu mwana yari umu ADPR bro, yaririmbaga muri korale Hoziyana.
aratapfuna igikeri kama kawaida. Urumva wowe ngwino bahizi urihe Zuba Beauty ngo ari gusomeza omo. Ni shampoo ivanze na Zuba nawe uriyenze. Mushireho kamera n'abasaba. Mwiriwe Wiriwe. Teri ndakubwiza ukuri ndagusezeranya kuza gutwara ndakurahiye aho hantu hansimbutse. Urajyayo kiriya gikeri urakirya. Nandabwiye ko turi muri hani muntu nzagutwara kukwereka abajanja wide muri Sudani. Ngo twaye kukurisha ibikeri mu Bushinwa. Reka nsimbuke. Kamikazi ugomba kurya igikeri. None se reba ukuntu Ese we ntabwo kiba gifite inuze kinyereramo imbere kubera amazi gihoramo. Ndapfuye Kamikazi umunyamabi uje kandi ubona igikeri kubera guhora amazi kitagira amaga erega ikintu gihora mu mazi burakigira. Oya nyine hari ukuntu urumva iyo kiri mu mazi kigira amaga ariko kiba kinyerera. None dore umwana peta afite ku gikeri yaryohewe. umwana ryo Bine mubaze. Divine ngwino wakira ibibazo. Reka mbabwire niyo mpamvu abana dusigaye dupfa tukiri batoyo kubera ko turya ibintu byose ngo bigezweho. Twabaye abasirimu turarya pe. Reka umuhari ni mukaza Igire apeti njyaho gucyo nibaza mu gihe kingana iki mu Bushinwa. Abashinwa niba ari abantu baramba reka nkubwire. Ahubwo twebwe None se nawe urashaka kuramba mbiri igihe umazeyo. None se nukubera ibikeri. Uri abashinwa ntibapfa. N'abasaza n'umusaza ujya kubona ari kuzamura akaguru mu gitondo bikamufata nk'iminota 10 ariko nawe urakazamura se kuri kukirya. Umva tugiye gutangira turya ibikeri sasa. ariko siko byabateye ishaza bite byanyu. Oya Godfather. Godfather. Nanjye sangara nigeze gucayo ndakumenye. Nirimo niba ntara ahantu babyatsa ku muhanda n'utubuno kwa kundi kiba kimeze mu mazi bagikuyeho uruhu. Kamikazi arakwemerera kuvuga. Kamikazi afite umujinya. Habigenda kibonye n'akabuno bacyanitse urabona zambabura zanjye bagenda bakabyotsa. Noneho ukabona ukuntu n'umugongo kwa kundi kiba kimeze usibye kugikuraho uruhu gusa. Urabona ukuntu bagishagariye bari kukirya baba none uyu we yadabona yagitogosheje. Ndashaka usome kuri ako gasupu k'igikeri. Uyu gifite agasosi ka danje. Ndashaka uburyo ari kukaryana kuraje se. Reba agasosi uraje reba agasosi. Reba utugufi. Ibigeri bituma abantu baramba nawe tubitangireho. Nawe ushaka kuzamura akaguru kakamara iminota. Mureke Vega yirire. Ata Vega sama n'agasosi. Dore ukuntu kamari kumureba. Ari kureba ni seseme. Kandi ntabwo ari kubikurura mu bitekerezo. Sheri manzi ubwe ku gasupu. Kamikazi arabikurura gabyumvisha. Huta agasupu k'igikeri njye ndashaka guhete ku gasupu. Basi natubwira icyo kamumarira. No nibyo kurya umuntu aramba. Ni ibiryo nk'ibindi nuko tubitindaho. Ntabwo uzi amasosi ya Nairobi ku muhanda bakwarurira isosi maze ukuntu utazi n'ubwoko bwayo. Mushinga agatebe turya igikeri. Ndashaka Eri huta agasupu iyeranje sinzi uko bigenda ariko huta ku gasupu. Kamikazi wajya ukamutera courage apeti. Nsaka ndagusabye. Dore ka gatafari yari kuvuga aragatamiye. Akabuno wavuga arimo arakarya. Ari gukarya kajyana n'agakoko. Divingo nijoro ngo ntago bikuvugira mu nda. Ariko man. Shazuba uri ikica man. Uri igihone pe. Ndapfuye mu wiki. Ngo nijoro ngo ntibimuvugira mu nda. Thank you. Thank you ko ntari gutanga gift bwake yarega ni garata. Nimuze mutangire gutanga.
none se zigashaka noneho ntabwo nazi ko igikeri kigira amagufwa ahubwo kigira utugufwa twinshi. urwo ni urugingo ugezeho ruhe? dore amagufwa y'ibikeri. ndebera utugufwa ukuntu ari twinshi. ubona nta n'inyama mukuramo murwana n'iki? ni utugufwa ari ukunyunyuza. umva divine yagukubita ku gikeri utavuga igikeri nabi. kivuga nabi sheri kivuga nabi. wambwiye ngo mu Rwanda ngo hari ahantu kiba cyanditse gahunda yo kuza mu Rwanda ndakwadinga uzandangira. nzakura nese muri resitora za birahari. oya pana ibyo muri resitora z'abashinwa birahari. biba bihari. abashinwa mu Rwanda cyose icyo babibona ku mafaranga makeya kuko muri Nyabugogo biruzuye. oya nanone Nyabugogo gusa se barabyoroha ntabwo bapfa. usanga no mu nzu kirimo ku bantu baturiye ahantu hari ibyatsi byinshi. babona igishoro ntabwo babigura. Kamikazi wamubwiye akakugurira bitwaye iki? nese umusese ntiyanyishe baretse bakagutamo agakeri. twagiye ako ni akaguru ako ni akabuno ni ka kabuno neza neza. kami akabuno urakabonye? ni agatako ngo ni agatako. ni agatako. Akoze ringana kuriya.